Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo General Chiwewe Aprito Chiko yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari perezida nubwo babifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na seriye. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Iyo udashaka intambara urayitegura. So iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera.